Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Yacu TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bimwe na bimwe bitandukanye. Noneho ikiganiro tugiye kuganira ni cyiza giteye amatsiko. Kora subscribe kugira ngo ugikurikirane. Sako yendi kuvuga ngo noneho mva ikintu tugiye kuganiraho rero. Tugiye kuganira ukuntu icyiza cyo guswera buri munsi cyajya kurangura buri munsi se byarata reka nifunguro n'ubundi bari dutunga rya buri munsi. Ni kuvuga ngo icyiza cyo kurongora buri munsi ubona hari biri mu bintu bishobora kukuruhura mu mutwe. Urumva icyo ni icyambere. Noneho nkawe umusore ufite imboro ntoya nkawe umusore ufite imboro ntoya ngiye kwibira akabanga. Ni ukuvuga ngo niba uzi ko ufite imboro ntoya ikaba noneho inanasiramuye. Buriya abasore mufite imboro zisiramuye inyinshi ziba ari ntoya, ziba ari ntoya pe. Inyinshi ziba hari imboro bita ngo cyarya inyabuninga ibaze nk'iriya rero. Iyo uyisweresheje buri gihe igera ikazamuka igakura, irakura pe, kandi ikaba yayindi nyine imwe nziza kabisa ubona ishyitse. Urumva icyiza cyo guswera buri munsi? Sinzi ariko niba muri abasore da cyangwa muri abagabo, ariko ni ukuvuga ngo iyo ufite imboro ntoya nka kuriya uswera buri munsi. Ariko umva system yo guswera buri munsi kugira ngo iyo mboro ikore, urumva bisaba cya gituba kiba cyoroshye, hahandi uyinjizamo bien feri. Nawe urayumva, harumva feri ukayinjizamo bien ku buryo nyine yose ishiriramo. Biriya bintu bishobora gutuma imboro ikura. Guswera buri gihe, kandi niba usweye ntuhereye mu gucumita gusa, ukanayifatira hagati ubona uko iba ingana. Wowe uko uyifite ubona uko ingana, urumva ubona nk'iyo yawe nyine uko uyifite uko ingana, ukayifatira hagati ukajya unyaza. Urumva kunyaza bya buri gihe bituma imboro nanone ikura. Mfarata kunyaza bituma imboro ikura, kandi buri uzabipime urebe buriya guswera buri gihe abantu biriya biri mu bintu bituma imboro ikura. Uzabigerageza urebe, ariko ubundi ntibizi ko wari ufite gatoya nawe ntibihebe kuko izakura. Nuko rero system nkubwiye ni hahandi ushobora kuba ufite nk'iyo ngiyo wenda imboro ntoya rwose nta mutamiro uba urimo, wayisweza nk'umukobwa ukavuga ati si uyu nguyu ari kunyira igitari kumi ubundi wampaye. Urumva bisanga n'ufite imboro ntoya uyiswereshe, kandi uyisweze buri gihe ujye uhora ukora imibonano mpuzabitsina. Ariko ntabwo mvuze idakingiye, yego ikingiye iba nziza, ariko n'idakingiye nyine biterwa cyeka iyo ari nk'uwawe mu rugo, ariko nyine nawe urabyumva. ariko mvarata iwana umuntu se waruzi iryo banga ryo kuba waswera imboro yawe ugakora. Hakuno muba mufite dutoya twatunyamuninga, babandi bafite imboro ntoya nyine, noneho hari uyigira ikaba ari ntoya itanabyibushye. Urumva ibyo bintu kugira ngo rero nyine ibe yabyibuha bisaba nyine kuyirongoza. Ntabwo uzicara witorize aho ngaho uvuge ngo mfite gatoya ngo ubusenga ntibazanseka. Oya, wapi. Bisaba nyine gushaka, niba uri ushaka cyangwa niba ufite fiance ukajya umuswera nibura hafi ya buri gihe, kandi wamuswera ukananyaza, sibyo? Ibyo bintu bishobora gutuma imboro yawe ikura. Uzabipima urebe, ndabizi neza ko ibyo bintu nkubwiye n'uyisweza. Reka mvuge nk'ukwezi uramutse uswera buri gihe, uswera reka apana gucumita gusa, unananyaza ukayifatira hahandi hagati nyine. Ubona uko ibireshya ugafatiramo hagati ugiye kunyaza. Hari ahantu
ihita ikura izamuka neza byataye, sibyo? Ubwo rero gerageza nawe, ariko utazatuma abakobwa bakubenga, ugatuma abakobwa nimba ari sheri wari ufite yaza agasanga ufite gatoya agatavuga ati kanigendere, ubundi nawe ntacyo yamaga, ugasanga urahasebeye uri umuntu w'umugabo, sibyo? Iyo nama mbagiriye ni uzabitesitinga urebe. Ega buriya imboro ntoya ntago, imboro nini ntago mvuze ko arizo ziswera cyane, sibyo? Nk'iyo uyifite ari nini, urumva bigasaba ko nyine wowe wumva ntuba utegereje kwikura, ko n'ubundi baramaze gukura byararangiye, sibyo? Ntabwo uba utegereje kwikura. Iyo mboro rero nkawe iyo uyifite ari nini kandi uswera buri gihe, uzi ko hari uwo ushobora kubikora akatavuga ati agatorwe cyangwa se agahita atana n'umusheri we, atavuga ati reka renda kurikira iriya. Buriya imboro nini muri ino minsi nizo zigezweho, imboro nini nizo zigezweho muri ino minsi, kandi muzabitesitinge murebe. Iwana ziriya mboro kabisa zigezweho byatari. Ubwo rero nawe urumva umuti nawe ukurangiye, wowe ufite ntoya, iwana gerageza uyagure, kandi kuyagura urumva ari ibintu birenze, kuyagura si ibintu birenze. Iwana kuyisweza buri gihe bituma ikura, kuko ni nko kuyigaburira, ni nka vitamine uba uri kuyiha, tumikura igashisha neza, ikazamuka neza, nyine nawe ukayibona. Tuvuga ati ariko rero nubona ibyo bintu nkubwiye, uwo muti nkubwiye nubona ukoze nturamenye, ntuzabyiherera, ntuzankore ngo umbwire atakira kabisa nkugure fanta kuko wandangiye umuti. Urumva ukuntu biba bimeze? Uzabigerageze, kandi uhereye nonaha, niba unanagifite ntushaka guhita uyishingamo mu gitondo n'ejo, uzarebe izaza mbese muri ino minsi izakura, nyine izakura izemo itubuke kugira ku buryo abakobwa batazagusuzugura bavuga ko ufite gatoya, wa muntu, sibyo rata? Ndeka wowe ufite imboro ntoya, uwo muti nkurangiye n'ugerageza ukanga, uzaza umbwire, ndabizi kandi ntabwo bizanga, ntabwo byapfa gushoboka, sibyo? Kugerageza rero urebe, nubona bikunze uzambwira ati wa muti wambwiye warakoze, mwambwira ati byaje gucamo, sibyo? Ngomba kuzabitesitinga ukareba. Tako njye mbikubwiye nk'umuntu ubizi, nawe uzabitesitinga urebe, ndabizi neza izaba yakoze. Nko mu mezi 2 uzasanga, uzavuga ati ahubwo uyu muntu yari yaradutindiye. Uzarebe ikura nawe uyireba kabisa, sibyo? Wasanga wenda nkawe uvuga ati mfite gatoya, ngira isoni zo kuba najya kurongora abakobwa, hano hari abakobwa bikundira imboro nini, ugasanga umushyiriye akantu kadashyitse n'umutamiro, ugiye kumurongora, gusa nk'uwo nguwo handagenda. Kandi buriya barabwirana, buriya yaje agasanga ntacyo afite, abwira na mugenzi ati mbega wa muntu ati nta kintu afite, ni akamenyetso gusa. Gerageza rero ukora sisiteme hakiri kare, sibyo? Testing, kandi bizahita biza, ndabizi, ntabwo nakubeshya. Ibintu babwira birimo akantu k'akenge, harimo akenge gahagije, kumba nabatekereje, sibyo? Ngaho rero muzagerageze murebe, ubundi muzambwira, ndabizi neza ko bizabahira. Iyo sisiteme ni sawa cyane yo guswera buri gihe, sisiteme yo guswera cyane buri gihe ni sawa cyane, sibyo? Murakoze rero, nishimiye ko munkurikirana buri munsi umunota ku munota, mbibona ko munyitayeho, naye ndabashimira, naye ndi hano ku bwanyu, rega bandi hano ku bwanyu. Murakoze cyane kandi mugire ibihe byiza, murakoze. Waje